hanyuma se uko uri kwishyurira umudamu wawe ibihumbi 170, abana hari ikintu bari kubona, hari ikeya bari kubona, kumwishyurira akaba ari iyo se, ubu we ntibiri kukuvuna, ntibashatse abantu barera abana. Nimba umugore wanjye ashaka kumfungisha, yitwaza ibyo bintu, umugore ngo ashaka kuzamwageresa akamukubita akamufunga, ko giye Cecile twariganiriye ejo arambwira ati biriya ni ibintu bagiye bahimba ngo bavuge ngo nashaka kugira ngo nzamwagerese ngo noneho ngo nkubite ngo mufungishe. Cecile hari ikintu kibi yaba yarakoze muri ibi bintu? Ese Cecile yagomba kubaho muri iyi condition mpaka kuzageza ubuzima bwe buhuye n'akaga? Cecile hari abantu yaba yarakomerekeje? Hari ikintu nshimira Cecile. Cecile hari ikintu ngushimira aho uri hose, coup de chapeau aho uri hose, hari ikintu ngushimira pe. Harya babande muvuga ngo Cecile ntabwo yasenye mama we, iyo evidence ya mbere mbahaye, nimba yarahageze mama we ibibazo bigatangira bikavuka. Iyo umugabo yatangiye kumva mama we atangiye guhaka y'umugabo we, Cecile abantu mutera amabuye mugerezaho, mubireke kuko hari ibintu byinshi mutazi, hari ibintu byinshi mutabonye. Wowe uraha respect umuntu uri kukubuza amahoro, arimo arakumenenganisha, uri muri irukanka rwa ntambi, ntufite amahoro, wese uramuha amahoro gute? Erega bura nubwo yabari mama wawe yabaye umwanzi wawe, harya ngakabura nikaboneka ngo ninde ngo ni mama w'umuntu, ubu se nta batabafite kandi babayeho. Bosco ni umuntu wahawe copyright strikers kuri chaîne ye, ndetse n'umuntu bita Pastor Claude. Reka mbasuhuze kandi bifurize ishya n'ihirwe mwese mudahema kutuba hafi ibiganiro bya Day to Day TV ndetse na Novo Empire. Kanizere ko umwaka yakurangiza neza, nubwo mbona uri kurangwa n'ibintu ntazi ibyo ari byo. Imana ikomeze tworohereze turinde. Nabonye impanuka yarayibereye Kicukiro, mutima wankutse pe. Imodoka iriya yanuze ya tanka ya station ya essence yakoreye impanuka Kicukiro, abantu irabarundangira bakubitagura, bamwe barapfa abandi bararokoka, abandi na nubu ntibaramenya ngo umubare wapfuye n'abantu bangana iki. Sinzi niba iyo mpanuka, sinzi niba mwayibonye, yasize akandari, byanteye ubwoba ku buryo numva nazongera gufata akagendo niboneye. Reka ni byoroshye, ariko uyu mwaka Imana ikomeze tworoheze tubunangize neza bavandimwe. Musenge cyane abantu rero mwakoze subscribe kuri chaîne ya Novo Empire ndetse na Day to Day, ndabashimira. Yenyeze kuri aba bantu mba numva napfukama, nkabashimira mpfukame. Ariko uzi umuntu kuzamurira chaîne agakora subscribe nuko aba yakunze ikintu washyizeho, noneho akarusha agateyongeraho like, buriya yavuze ati ikintu cyane ndagikunze. Tujye tubaha tuntu, tugerageze tubaho tuntu tugezweho, nubwo wenda kigera duhura n'imitego ikagenda badukubita imitego, ariko Imana uko izajya dushoboza tuzatubigira. Ikibazo cyo nuko gusa Imana ibiri mu bintu byacu. Rero reka mbabwize ukuri, ngiye kuganira ikiganiro gisa nkaho kuri side imwe kirababaje, ku indi side ntabwo kibabaje, ntikinashimishije, ntikiragize gute, ariko bitewe n'abakirimo. Ngiye kuvuga kuri uyu mudamu Isimbi Cecile Gloria. Abantu mwamuze ejo mwabonye ko twari turi ahantu ku rukiko rw'ibanze rwa Nyamirambo, nani rwa Nyarugenge Nyamirambo. Arabizi aho urukiko rukuru rw'ubucuruzi rukora hot call, mu gikari cyarwo harimo urukiko rw'ibanze rwa Nyamirambo nako rwa Nyarugenge ni Nyamirambo. Ejo mwabonye inkuru twakoze, Isimbi Cecile Gloria yararimo kuburana gatanya n'umugabo we Christophe. Murabizi iyi story ya Cecile nagiye nyigarukaho cyane, n'ibinyamakuru byagiye bigarukaho cyane, kuva Dieudonné Nshimiyimana kuri Radio TV 1. Tunamushimira vraiment uyu mutipe, Mana yanjye turamushimira. Niwe wazanye iyi nkuru, yakoranye na Cecile ikiganiro bwa mbere cyuko Cecile ari gutwarwa umugabo na mama we. Abantu batangira kwibaza ibintu byinshi, baravuga ati uyu mukobwa si ishyano, uyu mudamu si ishyano, uyu muntu koko ibintu abavuga babihagazeho, baratungurwa. Ariko uzamenya ukuri azakumenya. Ikiganiro rero cyarakozwe, Dieudonné Nshimiyimana tugenda dukuraho n'ama video, dukoresha n'amajwi ye rwose, nk'umuntu
wa breaking iriya nkuru nk'umuntu wasohoye iriya nkuru. Abantu benshi yarabacururije ko niwe wakoze source yayo kugira ngo imenyekane. Tumushimire cyane. Byabaye gutyo rero Isimbi Cecile Gloria agaragaza agahinda afite yatewe na mama we, ugutwarwa n'umugabo na mama we. Nkenera kumva ibi bintu ngo mbanze menye amakuru yabyo neza, menye ibi bintu ni ibiki se birashoboka. Ariko ikiza nuko iyo nganire na Cecile numva ari mu bantu bambabariye, kubera hari ibiganiro binamukozeho bwa mbere nyibyumva the first time ndavuga ni ibi nibibaho nubwo yaba ari mama wawe ntiwagombye gukora ibi nibi. Ariko naje kumva agahinda uyu mudamu yagize, historic background ziwo yanyuze mu bibazo yagiye anyuramo n'ibiki byose. Ndavuga ndamubabariye ku mutima wanjye, nawe arambabarira avuga ati ntabyo waruzi. Uyu mudamu rero nkuko twagiye tubigaruka cyangwa byagiye bigarukwaho, uyu mudamu yahuye n'ikibazo cy'urushako amaranye n'umugabo w'imyaka 3 babanye neza. Nongeye mbisubiyemo, Cecile yamaze imyaka hafi igera muri 3 cyangwa 4 abanye n'umugabo we Christophe neza. Byaje gupfira kabigarukamo gake. Byaje gupfiraho mama we yaje gukenera kuza kujya gute, yaje gukenerwa kubana nabo. Muragira umuti nimba umugore yabigizemo uruhare se umukobwa we yarabigizemo uruhare bimeze bite. Uyu mama we yigisha ku kigo cyitwa La Colombière kambivuge. Cecile afite abana be biga La Colombière. Umugabo we Christophe niwe wabajyanaga La Colombière mu modoka. Mama wa Cecile yabyukaga mu gitondo, bikaba ngombwa ko yaratuye Kacyiru ajya guto ajyana abana ariko akamunyuraho. Ntabwo yabaga yamunyuraho ku nzira, akamunyuraho naho akamushyitsa ku kigo. Byo ni ibintu byumvikana. Ibyaje kubaho, Cecile yarabizi neza ko mama we hari ikibazo ashobora kuba afite cy'uburwayi, sijya kubigaruka hano, ariko bikaba ngombwa ko yakenera umuntu mbo hafi ko aho yabaga wenyine Kacyiru. Aje kubaho umugabo nawe ayo makuru yarayazi, ariko mu gihe Cecile atarabimuganirizaho atwita umwana wa kabiri, wa mbere yaravutse. Umugabo afata umwanzuro ko agiye kuzana mama we mu rugo, avugana n'umushoferi ujya gutwara ibikoresho ariko atavuganye na Cecile. Ni story ntoya ngira ngo nsubiremo gake. Birangira Cecile abyumvise, umugabo arimubwira mu gitondo ati ndashaka kujya kuzana mama wawe akaza akaba hano tukajya tumwitaho kurwaye. Cecile aravuga ati ariko ugiye kuzana mama wawe uko yaramuzi, aravuga ati mama sugiye kumuzana hagute, ati ibintu ko tuba tutabivuganyeho atari kubunsuzugura no kudusha imyaka. Cyabayeho Cecile aravuga ati ariko reka ngende no muri iyo modoka ndeye ko mu mategeko agafata ibikoresho akabishyira mu modoka bizana akaza. Niko byagenze. Baragiye bagezeyo, afata ibikoresho arabipakira n'umudamu barazana bakirana mu rugo. Mu kugera mu rugo hashize agahe gato intambara nibwo yatangiye. Harya babande muvuga ngo Cecile ntabwo yasenye mama we, iyo evidence ya mbere mbahaye. Nimba arahageze mama we ibibazo bigatangira bikavuka, iyo ntabwo ari evidence ya mbere. Twakomeje. Yabaye aho aba muri struggle ya mama we n'ibibazo mama wamutera, kuko uyerekaga umugabo akamubwira ati niba dufite umwana mukuru w'imyaka igera muri 6, uyu mwana azajya yaranahenamo kandi bafite inzu y'ibimba binasa. Mama azajya kurarana n'umwana, nge nzararana n'umwana nawe turi kumwe twite. Mwumva iki kintu? Byarangiye rero bibuze ruca, bibuze aho binyura naho biva. Umudamu yemera ko kubana na mama we kuko yabyemejwe n'umugabo. Byatangiye kuzana saga aho umugabo yatangiye kumva mama we atangiye guhaka umugabo we, biteza saga. Ni inkuru ndende sinshaka kwisubira uko byagiye binyura mu itangazamakuru no mu YouTube. Byagezeho Cecile afata umwanzuro wo kuva mu rugo. Yabonaga ibintu bimurambiye, ko yabonaga mama ibyo akora bidakorwa. Hari ikintu numvise abantu bagarukaho n'abandi bagiye bagarukaho wenda no muri kiko bashokora igarukutseho nuko byabereye mu muhezo ngo Cecile ngo yari yarataye urugo. Mutandukanye ikintu cyo guturuka atigeze Cecile aturugo
babanye mu myaka 3 ko yarutaye ari uko mama waje abantu murumva nta kintu kirimo wa mugana wa mupasiteri nimba ari zigira inshuti murumva wa nta kintu kirimo. Uyu mudamu yahuye n'ikibazo cya mama we nangwa kajya gahunga urugo ategereje ko umugabo azikosora ngaze kumugarura biranga. Byabaye ngombwa yuko mama waguma muri ibyo bintu. Cecile aba muri izo struggle n'ibindi byinshi cyane agiye kugaruka kuko ni byinshi cyane kugeza igihe Cecile afata umwanzuro azana ibintu muri media mu itangazamakuru. Ba bantu numvise mumutera amabuye, ba bantu Cecile ntago tuziranye cyane. Cecile simuzi cyane. Cecile ni umuntu abonye kuri social media kuri ya turanabonana turanaganira twarabonanye turanaganira. Ariko iki kintu mu cyumva mwirinde gufata uyu mudamu ngo mumuharabike umutera urubwa umutera amabuye mugire gute. Cecile yazanye abantu muri social media aribo babyikururiye. Kambereke fact mu myaka Cecile yabayeho 3 tukongera indi myaka igera muri 6 cyangwa se indi myaka 3 ikaba 6 babana na mama we. Mwigeze mubona ibintu biza muri social media muze kunsubiza. Icya kabiri Cecile kari umuntu wabayeho agastragolingana n'umugabo kugeza igihe umugabo ajya gutanga ikirego cya gatanya. Mwigeze mubona muri social media? Kini kigaragaza ko Cecile yari yubashye umugabo we ndetse na mama we. Yashatse ko ibintu bibera mu muhezo aragumye arastragolingana nabyo birangira byanze. Mama we harama audio menshi amubwira ati rwose wamviriye mu buzima ibi ni umudamu. Mama we yanga kubyumva byarangiye Cecile azanye media itangazamakuru kubera ihe mpamvu mugiye mutandukanye ibintu. Uyu mudamu buribuka ko umugabo we bwatanga ikirego bakagishyira muri 2027 byageze igihe Christophe afata umwanzuro. Sinzi wenda nimba ibyabavuga ari ukuri. Afata umwanzuro aravuga ngo nimba umugore wanjye ashaka kumfungisha yitwaza ibyo bintu umugore ngo ashaka kuzamwageresa akamukubita akamufunga ko giye Cecile twariganiriye ejo arambwira ati biriya ni ibintu bagiye bahimba ngo bavuge ngo nashaka kugira ngo nzamwagerese ngo noneho ngo nkubite ngo mufungishe. Byabaye ngombwa yuko uyu Christophe ufata umwanzuro ngo kuregera urukiko ngo gatanye y'agateganyo. Iyo gatanye yaraburanywe birangira Cecile bemeje ko ngo agomba gusohoka agasohoka mu rugo akagenda abana nabo bakaguma mu rugo bakagumana na se. Cecile biza kwanga mwarabibonye haza umuhesha w'inkiko w'umwuga niwe wamukuye mu nzu na polisi. Itangazamakuru ryari rihari mu byibuke ibi bintu mu byibuke itangazamakuru ryari rihari bamukura mu nzu. Rero impamvu bamukuye mu nzu nuko bashira ngo bashyire mu ngiro iby'urukiko rwanzuye. Reka nibwo mwagiye mukubona mubona noneho itangazamakuru riraje hari umuntu rero uramenye ibyo bintu. Ariko reka mbabwize ukuri Kristo ntituraganira nejo narakubonye ku rukiko mbona umugabo wiciraho guru kudashaka no kwikoza abantu. Ariko reka nkubwire hari ahantu bose gasanga ntituzanye cyangwa ukabona nimero zampamagare nzanakugaye hari ahantu warande sovye ndabivuze nitenga urukiko rwaciye ibi ariko warande sovye nge ntabwo nge wenda nawe niwe wenda cyangwa n'abajyanama cyangwa niki nge ntago natinyuka kuvuga ngo umugore ngazanyagresa ngo mukubite ngo amfungishe. Nge ubwanjye mfite uburenganzira bwo kuvuga ngo umudamu reka musige mu nzu n'abana banje mbahe respect. Ngewe ngiye nifate gato yanjye cyangwa ngira ahantu mbagiye hanjye bwite menye ibitunga abana menye nibiherezwa uwo mudamu ariko ntiriwe mvuga ngo ibiki n'ibiki. Hanyuma se uko uri kwishyurira umudamu wawe ni 170 abana bari kintu bari kubona hari keya bari kubona kumwishyurira akaba ari iyo se ubu we ntibiri kukuvuna ntabashatse abantu barera abana. Ariko hari akantu Cecile yambwiye numva nibyo. Cecile mushaka kuba mwaramwirukanye hariya mu rugo kugira ngo mama we ajye abona ukuntu aza gukurikirana aba bana anaza hiwawe. Icyo kintu rwose niyo ngitekereje mba numva ari nkacyo. Igitekerezo cyanjye dakuye cy'abandi gihe n'igitekerezo cyanjye kirishwa kuba aricyo. Ariko reka mbabwire Cecile abantu mutera amabuye mugerezaho mubireke
mubireke kuko hari ibintu byinshi mutazi, hari ibintu byinshi mutabonye, hari n'ibintu byinshi bitigeze biza kuri kamera. Mubyitondere rero kuko nzi neza ko Cecile afite evidence nyinshi cyane ngiye hari byinshi nabonye birantungura. Mureke ibyo bintu byo gutera byo kumutemera hitaka. Cecile byakoze Islam breminga cyo kuvuga ngo mama yaramubyaye agomba kumuha respect. Wowe uraha respect umuntu uri kukubuza amahoro arimo arakumenenganisha uri muri irukanka rwa ntambi ntufite amahoro wese uramuha amahoro gute? Erega bura nubwo yabari mama wawe yabaye umwanzi wawe harya ngakabura nikaboneka ngo ninde ngo ni mama w'umuntu. Ubu se nta batabafite kandi babayeho. Rero mama wawe muhe respect mu gihe nawe yakubahishije. Mama utazakubahisha subwo ni mama wawe bwoko ki. Bwira abantu mwisindisha mugakora ibintu mukavuga ibintu bitavuga kabura nikaboneka ni mama w'umuntu ngibiki nibiki. Reka mbivuge mbivuge mama ndamukunda rwose yarambyaye arandera aramfasha arangishije angezaho nagomba kumenya ubwenge nangezaho niyitaho. Ariko mama nimba narabanye nawe muri kondisiyo itari nziza nkakora ikintu kugira ngo mucike sometime mujye munyumva. Ikindi niba narabayeho nkagera igihe noneho handi mama tangira kugira gute kuba ari uza kumvanga mu byiwanje aho hantu mubyihorere ibyo bintu mujye mubireka ibyo ngibyo mujye mubireka mujye mutubabarira. Mama wanjye afite agaciro rwose ariko mu gihe mama wawe wese mama waje kukwicisha ubwo wumva uwo muntu abakiri mama wawe. Rero Cecile mwe mutera amabuye mwivuga yavuze mama we nabi nabonye Karege yavuga ngo agomba gusaba mama w'imbabazi biki uriya ne ufite uburyo cyazi ibikomera afite n'uburyo cyazi ibibazo afite ahubwo mama we niwe watuma Cecile asaba imbabazi mama we kuko ashobora kugira akamwicaza bakaganira akamubwira ati mwana wanjye naraguhemukiye umbabarire byagenze gutya iki gihe Cecile nibwo yagarura wa mutima noneho bakiyunga kubona ko ari mama we. Ariko bitari ibyo mubyihorere bene mubireke nimubireke ibintu bya Cecile nimubireke. Ubwo rero tugarutse Cecile nyuma yo gusohorwa nyuma yo gushyirwa hanze Medika bizamo habayeho yuko noneho Christophe asaba yuko yarenganurwa. Murabizi ko hari impapuro yandikiye RIB ayisaba yuko yarenganurwa kuko hari guhura n'ibibazo bya menace kuri social media bitewe n'umugore we niki. Urukiko rwarabire biravuga ati ibintu reka tubyihutishe bive mu nzira. Urubanza rwo kuba 2024 ngo baruzana ejo hashize ku itariki 20 nibwo urubanza rwa gatanya rwabo rwabaye. Umukozi w'Imana isumba byose Pastor Claude boss wa Ikaze TV Rwanda reka mbari ko mbyita ko Ikaze TV Rwanda ni ya Claude rwose mujye muvuga muri aho ngaho Claude arimo arafightinga na chaîne ye mwaragize mukitwaza ngo ni y'abandi. Ikaze TV Rwanda ni ya Claude ya Pastor Claude. Rero niwe wadushyiriyeho urugi niwe wafunze sare niwe wafunze room twaturimo y'urukiko nkuko twabisabwe n'umucamanza arushyiraho urubanza rubera mu muhezo birarangira umva ntabwo twiye tumenye ibintu byabereyemo. Ariko reka mbabwire hari ikintu nshimira Cecile hari ikintu ngushimira aho uri hose kude chapeau aho uri hose hari ikintu ngushimira pe. Uyu mudamu ntabwo yigeze asuzugura itangazamakuru anakiva muri sare bamutunze mikoro aravuga ati icyambere ndashimira itangazamakuru ndashimira aba YouTuber ndashimira media zose aho ziri hose mwambaye hafi ndahamya neza yuko no kuba byarageze kubyangize kuriya ari uko Cecile abantu bamubaye hafi yaba ari muri itangazamakuru yaba arabamuvuze nabi yaba arabavuze mu muryango we nabi yaba arabavuze Christophe cyangwa mama we nabi bose abantu hari ikintu bagaragarije urukiko rufata umwanzuro yuko byihuta bikafa mu nzira. Ikindi reka nshimire Cecile hari ikintu kimwe yajyaga agira cyo kutabonana n'abana ngo yabasura ariko ubu noneho ubwo twaganiraga ejo yanyemereye ko abana agira gutya akabageraho sometimes akanabasuhuza ariko umugabo yamubwiye ko agomba kubasura ahari nta kibazo rwose. Ubwo ari kubona okazi yo gusura abana be akanabasuza vraiment ni byiza. So urubanza rwabo rero ruzasomwa ku itariki 11 z'ukwezi kwa mbere niko bazarusoma. Yes byarangiye rero ubwo urubanza rwa rumaze gusozwa Maître asokana na Cecile Maître we Christophe asoka aguruka muraza kubibona ku video
yasohotse aguruka rwose adashaka kubona n'itangazamakuru, adashaka no kugira umuntu bavugana, ndetse bamwe banamwirukaho kugira ngo bajye icyo bamuvugisha aranga. Ariko Cecile bamutunze mikoro arabyemera, baravugana, bemera ko aganira nabo, anashimira itangazamakuru, anashimira abantu bagiye batandukanye, nawe twe tumushimire, ndetse anagaragaza ko ibyavugiye mu rukiko adashaka no kubigarukaho, ko nta gisanzwe, nta gitangaje kirimo, nta birenze, ahubwo agaragaza itariki urubanza ruzasomerwaho ku itariki 16 z'ukwezi kwa mbere nibwo zarusoma. Ese Cecile, abantu aho muri comment muratubwira, Cecile hari ikintu kibi yaba yarakoze muri ibi bintu? Ese Cecile yagomba kubaho muri condition mpaka kuzageza ubuzima bwe buhuye n'akaga? Cecile hari abantu yaba yarakomerekeje ku ruhande rwa outside y'umuryango we, mbega bari hanze y'umuryango we? Ndahamya neza ko abantu bamufashe nabi, mwihangane muzamufate nabi, nawe afite condition mbi yararimo, kandi dufitanye n'ikiganiro, umunsi twakoranye ikiganiro kuko turashaka kugikora umwaka utararangira, kugira ngo Cecile agira akantu kagacyo ashyiraho, nta byo kurangiza umwaka afitanye ibibazo n'abantu, kuko ibyo bintu ngo niyo condition ye. Rero mwumve ko mutagomba kumubreminga, nawe byakubaho undi byamubaho, kandi abantu bakorerwa ihohoterwa mu miryango, ndetse yanagiye agaruka ku badamu bandi bahura n'ibibazo n'ibi, bajye bitabaza ubutabera buzajya bubafasha. So reka dusoze rero, ndizera ko Cecile uko mumuzi nuko n'abatamuzi, nge ndamubabwiye ko giye twicaranye inshuro nyinshi, ntimugire ngo nubwo tutagiye kuri kamera. Nkunda gukora iki kintu, twicaranye inshuro nyinshi turaganira, ntashaka ko tuganira kuri kamera. Hari byinshi rero sasa yagiye ambwira, nabyo mperaho mvuga hano kuri kamera ngo ntimumubreminge, ntimumufate nabi, ntimumufate nabi, ahubwo reka mbabwire abasora aho muri n'abandi bantu muteganya kubaka urugo, umuntu uzashaka Cecile nibwo azabona ko hari umugore ashaka kubaka, azaza abuhamye. Turashoje rero kambifuriza umwaka mushya muhire abazawugezamo, kandi zera ko tuzawugezamo twese. Imana izagumya kuturinda. Ciao ciao.